tuzamukana mumbuye kuba indirimbo nshya yera mumbuye kuba mu gitaramo mumbuye kuba indirimbo yose ndi umwana w'intama Jengusanga kuko mbere y'umugambo nawundira kwirukira niwo ufite amagambo y'ubugingo nawibone jengusanga kuko mbere y'umugambo nawundira kwirukira niwo ufite amagambo y'ubugingo nawundi nakwirukira niwo ufite amagambo y'Kristo uri Mesiya nakindi kimbeshejeho n'urukundo rwawe Yesu nakindi kimbeshejeho n'imbabazi zawe sinari kubaho iyo utaza kunkunda oya sinari gukundwa urukundo rwawe Yesu nakindi kimbeshejeho imbabazi zawe nakindi kimbeshejeho urukundo rwawe Yesu nakindi kimbeshejeho imbabazi zawe sinari kubaho iyo utaza kubaho sinari gukira iyo utaza
kwibagirwa amaruswa yo mu buzima guhorana nabyo nabiretse kuko nta gaciro biba bigifite akubuza ibyiza mbona iyo mariyo bituma nsuzugura ariko ndashaka gufata uyu mwanya ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza mwakoze mukorera bera mwaretse abandi bantu bameze nkanjye tugakomera amashyi abantu twakoze ariko na n'ubu mukaba mukibakorera mfite abantu benshi muri imyaka 10 itambutse cyangwa se imyaka 15 misha nahita ko ari misha banyubatse cyane ariko bifite n'abandi bagiye bakubaka cyane even 25 years ago kandi uyu munsi bagikomeza icyo ni icyiciro cya mbere ndashimira bamwe bari muri gospel ariko n'abantu babiri ndibuze gushimira hano by'umwihariko numvise mu mutima wanjye ngomba gushimira amen haleluya ndashaka gusaba Aime yegere hano uretse kuba umugisha ku mubiri wa Kristo ntabwo nzibagirwa Ministry of Women Foundation iyi Ministry of Women Foundation itangira as a brother umuvandimwe nzi kandi wakoraga umurimo mu buryo budasanzwe afite inshingano nyinshi wari ufite n'akazi usanga abagore bafite radiyo abagore bari bifitiye iki gusa ariko nivuga iradiyo nta kindi kandi bakaba abagore bakunda za ndirimbo ni bembereze ni bebe badakugira ibintu nk'ibyo ngibyo bindi Yesu ashimwe cyane mu mabara iyo ndirimbo ndayikunda ariko ndashaka kuvuga uko bari bimereye hanyuma n'abandi ari bumva kuri radiyo ariko Aime yaraje aradufasha ashiraho team aradufasha araforma abacuranzi araforma abaririmbyi uyu munsi if we have PS ntabwo wamubara ngo ni umukristo w'itorero runaka ni umwubatsi w'ubwami bw'Imana mu Rwanda ndashaka gushimira mumbabarire mumfashe nsabe brother dukorana muri All Gospel nyegere tonto uko bien ariko ukuntu mukunda iyo twaganye abantu umuterankunga batuje abantu batabizi bajya
aransetsa muri wacu hirya mu Ngagara ariko yahagaze ati namwamya ko muri Kinyarwanda turebera aho turebana minyoni none habonye umuterankunga ashimwe cyane dukuri dufashe dufashe mujya mwizana. Thank you. Amashi menshi churches, ministries, ariko nanone no muri All Gospel, umuntu tubana muri komite ya All Gospel aradufasha cyane. Thank you so much. Ashaka mufashe Stephen Karasira musabe yegere hano. Bino umusaza mutagira ngo aracyari muto amaze gukura ariko ntanduta nimumure mukurya nane irimo. Ndashaka kumushimira cyane muri icyo gihe uyu munsi dufite abantu beza benshi babizi ariko turashimira Imana ko kiriya gihe nta shusho birafata ariko muri gospel uri mu bantu badufashije cyane. Ndafasha gushimira Imana cyane. Orienta toto. Yes, ashimwa ni umugisha. Thank you. Sauye ko muterankunga. Okay, tugiye gushimira Gabi. Kwepa kuja pole pole mu esprima ya bien kwa sababu ntabwo ntakundi bibazo. Haleluya. Gaga kagira umutima mwiza ariko arafite impano akananirwa guhakanira abantu. Waza tugaga kuri ati oh c'est vrai ça c'est quand c'est mercredi akazi ni jeudi donc Gabi ukipima usahura kwa rendez-vous yawe ukaniona. Andiamo tumushimire cyane cyane. Abantu benshi bari hano bahagurutse nyuma yayo ariko babihamya kandi barabakunda cyane. Ndawicaye inshuti y'Imana. Ngiye kwakira Theo. Mushimira abantu benshi n'inshuti ze hano aho ndamushimira ko hari umunsi twaganiriye bamubwira Theo igarukire twibanire muri ubu bwami dukorera Imana. Ndashimira Imana ko uwo mugoroba numva babirebye kuri YouTube twari kuri Women ijambo avuga. Ndashimira Imana cyane agira umutima umenetse. Theo agira umutima umenetse. Theo ntabwo ajya ahakana ibyaha bye. Ashobora kugira ati ahubwo byarakomeye buriya nyuma y'icyaha hiyongeraho n'ibindi mushu. Ariko Theo akagira umutima wa zahabu. Theo ndashimira Imana umuririmbyi ufasha abantu bose barizwa muri ADPR. Bimwe mu bintu byashimishije ni kumva Theo yarasubiye ku igaburo ry'ejo. Ntabwo wakumva neza cyo musangira. Ndashaka kumushimira cyane imbere y'ubwoko bw'Imana n'imbere y'isi yose. Imana imugisha Theo. Theo let's say timu ya bonke wa muntu wasimbuye bonke
okay babandi bajya baza ndi kubona Pastor Isayi Imana imuha umugisha Pastor Isayi we azi ibiterane bakora mu byaro Pastor Isayi ni mu bantu bajya bateranya abantu bajya kuvuga ngo ibiterane byinshi byarabuze we ajya byorganiza hakajyamo abantu bangahira ibihumbi 100 hano mu Rwanda ibihumbi 100 ariko nta munyamerika wakwikozamo hatarimo Theo Theo Yesu agumugisha urakoze cyane amen tugiye kwakira umuntu abadaho muri gospel ndi gushimira witwa Alexis Dusanga warakinesheje ngo ntacyo ariko ari utarakinesheje uze kumukomera amashyi ndabyibuka twajyaga tujya muri concert za Alexis Dusabe kuva kera nk'uko tuza muza abantu benshi kandi n'ibyo koko ni n'ibyo kubahwa hanyuma umunsi umwe aratubwira ati concert zanjye abantu bose bazizamo it's for free ndababyibuka nzazorganiza ku buntu ndashaka abantu bakizwa bishobora kuzorganiza ku buntu suko ibintu ari by'ubuntu ngo ibintu babitegura birakuvuna ariko ndashaka ko hatagira umuntu bizagora kugira ngo hagere icyo kintu hari kera kuko byankozeho cyane baze n'umuntu wari umerewe abantu bose bamuriho ari we muntu wakundi mwavugaga abantu bari ku muntu abantu bavuga umuntu agira gutya abarabuze gato ari kwiyubaka akajya abikora yabiteguye afite strong personality ntarabona afite Kristo afite strong personality Kristo kuko indirimbo Imana yaguhaye zifasha bose Imana yaguhaye cyane ifashe kubishimira ntabwo ushidikanya Imana ibahe yuko uyu munsi hari abantu benshi bahaguruka ariko babareba bakavuga ngo ntacyo tuzakomeza hari umuntu rero witwa Ivan Genzi ndazi neza ba Joshua ishimwe ba Joshua uyu munsi niba bari encouraged nuko uyu mugabo yahagaze imbere urabona turabanyarwanda twakuriye ahantu kera tutaranakizwa baturirimba iwacu burya ababyeyi baraturirimbiraga ntabwo bagiraga amakekisi cyangwa se ibintu byinshi cyane byo kuduha ariko bwije bakaturirimbira ukajya mukunda ni byiza gukunda ni byiza na nyiragicari yakunze ariko kuva uranezerewe gusa ko ababyeyi niyo mwaba mwariye ibiryo bike baririmbye numvaga muhazi bavugaga ikera bari abantu bataririmbiwe n'ababyeyi babo mwihangana ariko byarabaye so kuva muranezerewe yari imwe muri terapi ntabwo byari by'agakiza ariko ari nka terapi hanyuma rero dukijijwe twumvaga dushaka abantu baririmba indirimbo z'iwacu z'umuco nyarwanda ndamushimira ko niwe muntu numvise urashaka abandi imbere ariko muri gospel hano niwe muntu watangiye kujya tubona Iva ukumva biranejeje ko twashimira Imana cyane kandi n'abandi benshi wenda ari mu byaro n'ahandi mu mujyi tutamenye ariko byibura bahagarariye Yesu ashimwe haleluya yewe bwi rero yagendanaga na Eme niba twabyibuka ubonye Eme waba uzi ko disciple wende siziba disciple atagucika ariko uracyari ntabwo ujya kureba ahantu ubonye Eme gutya
bwiye abagaraho kandi bwiye kwebandu ari nabarakashemye baza ko ari mu bagize ibibazo kurindira mu banyarwanda kubera ko bafite kanca ntabwo twari tuyihuje hari ukuntu umuntu yashobora kumera biturutse na culture bagasanga bene wacu ko kanca bitaraba neza nzi ko mubyumva byari bigoye nko kuvira ubumbashi cyangwa se Kinshasa ukabwiriza umuntu w'ibikamembe ukarimbira imbere y'umuntu w'ikamembe bashobora kubanza akakureba gutya ugasanga ntiwuzuye indirimbo itarasohoka ni ukuri ndashimira Imana cyane yabahaye kwihangana ubarikiwe umwana cyatuma manani ça vient ni ukuri Imana iguha umugisha rero ntabwo nzi ukuntu ushobora gushimira umuntu witwa David nanone Nduwimana biroroshe kuva ku Gikongoro ukaba ugeze muri Kigali ariko kubasha gutsindira iriya ndirimbo ugahita ugaruka ukaguma muri wa wundi kwa kundi nakunye David Owens uriya muri worship ukaba uri kuri kwa kundi it takes a character. Thank you so much. Ndashaka gushimira kandi gushimira nubwo wenda n'abandi mwakoranye umurimo w'Imana Apotre Apollinaire n'abandi benshi Imana ibambe umugisha God bless you. God bless you. It's just listen. Ariko ikonta cyane ku mutima wanjye. Hari abantu rero hari abantu babiri n'abantu yewe n'abantu nkunda ndabakunda cyane kandi bashobora kuba babizi gake ariko umunsi bamenye cyane n'abantu baduhezagiye iki cyiciro cy'abakora bakoreye muri gospel mbere nari bivuze ngo baraduhagarariye ariko aba bantu ubu ntabwo wenda baririmbira muri gospel ariko indirimbo zabo ntizapfuye ashaka gusaba Mani Martin arasohotse yadashaka Mani Martin tugahawe n'abantu bakatwambura. Fabrice yavuze amagambo meza avuga ngo hariho amategeko y'amadini, hariho ay'abashumba, ariko Imana yo ntihinduka. Ndumva yabivuze aravuga ati ntabwo turashobora kuramutsa umwe ejo bigapfa ukaba wakomereka.
ndashaka kubwira Imana yaguhaye agakiza yaje yaguhaye indirimbo ikayiguha mu ijoro rimwe ikayiguha cyariye gushimira wowe nuko abanyempano bashobora gupfa ariko indirimbo zabo ntizipfa sinzi yavuze ijambo Apotre Mignone nubwo atarapfa ariko hari azataha si wenda banizamba bare izamugari mu bazamukana n'itorero ariko ibyo twatanze ntabwo bisa nkaho thank you Jesus ndashaka gushimira Imana yuko Martin abantu bamukunda amukunda bari bonyine njya numva indirimbo za Martin iyo ndi kumusengera nzamura indirimbo ye avuga ngo Mana umwibuke kandi umusure nshaka kugushimira umurimo wakoze n'indirimbo Imana iguhe umugisha ko tugukunda abantu bamukunda bakwereka cyose yazaga muri Prophetic Sunday no muri ibi hari yasimbuka kuko tutagikora yandi ya nimugoroba akaza akicara narakubona Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze kugira neza umuntu muzima kandi warakoze gukunda Imana kuko ni nayo yagukunze mbere ndazi kuzamura twicaranye twabwira uko mwahuye aho twahuye nigera hasi aho twahuye nigera hasi wose ndashaka
kubabwira ikintu kimwe byari ibihe bigoye igihe barimbagiza indirimbo bano bari bato bamwe bari bisenzegeri bamwe bari barabuze ababyeyi babo bamwe amateka bakomeje gukambura byari ibihe bigoye cyane kwisanga nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi abana bari bisenzegeri ibyashoboka kuba byasubiza umuntu inyuma byari byinshi ntacyo twatanze kuba tukibirimo ni ubuntu bw'Imana ubwo buntu bw'Imana bwaduhagaritse nibwo buzongera aho muri hose mujye mumenya ko tubakunda ibande bibuka ko wa mwana ngo agarutse ngo bumvise umuziki baragucuranga ngo baracuranga mu rugo ngo babagira ikimasa we will celebrate with you. Tubagire ko hari urugo muvamo ariko urugo rwa Kristo rurabakunda cyane. Mufashe twese hamwe dushimire Patrick. Mwakoze kuza cyane. Thank you.